Nshuti mwene data, reka ngushimire wowe tugiye kubana uyu munsi ngiye kuguha ubuhamya bukomeye. Ndibaza hari wenda iyi nkuru iri bube ndedeho gato bitewe n'uko ubusanzwe uko nashyiraga inkuru wenda z'iminota mike, ariko wihangane uyumve kuko irimo inyigisho ikomeye. Reka ne gutinda rero mbabwira uko byangendekeye. Mu by'ukuri nk'uko wabibonye kuri titre, naguye mu mutego wa Satani. Hari ukuntu hari abantu bavuga ngo ni umukristo ni iki, agashaka kwigira umumarayika ku isi, ariko ntago bishoboka. Ahubwo uko ukomera muri Yesu Kristo, uko waguka nyine wumva hari urwego uri kugeraho, niko Satani ahaguruka. Kandi niba mbere yaguhagurukiraga wenda yohereje utudayimoni 2, none wazohereza 10, asigara yohereza 100, mbese azaguhiga byanga byakunda, kuko nta numwe akunda muri iyi si. Icyo abashaka nuko twese twarimbuka. Umva rero umutego wa Satani naguyemo, kugira ngo wenda n'undi wari wese wajya agira ikibazo nk'icyo yahura nacyo ajya amenya uko acyitwaramo. Hari umumama dukorana, n'umumama mu by'ukuri ntago yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Amuzi nyine nk'uko abantu bose bakunda kuvuga ngo Yesu ndamuzi, wenda yaje ngo ari n'umuntu watangaga ubutumwa nyine watumwe n'Imana, gutyo nyine amwemera muri ubwo buryo, ariko atari wa muntu nyine ushaka kumwemera mu buryo bukomeye. Ariko ugasanga mu bantu bose dukorana, kandi mu bo dukorana ninjye uvuga Yesu Kristo cyane, n'abandi wenda bamuvugaho base bakurikije uko bamuvuga, ariko ntago bamwemera nk'uko njye mwemera. Mbese niba abandi bumva ko hari nyine n'umuntu uraho ngaho wabayeho mu buzima, ariko ntago bamwemera nk'umwami n'umukiza. Mu by'ukuri uwo mudamu dukorana, muri abo bose dukorana, aba ari njye ahitamo kugira inshuti. Ariko bigitangira mbona ko hashobora kuba harimo nk'imitego. Noneho rero nk'ukuntu hari ukuntu nyine ngiye mbavuga nto kenda komeye mu Mana muri Yesu Kristo, azajya mburira, azajya mbwira umutego wari wose nzajya ngusimbuka. Aho umuntu ashaka kugira imitega ntega nzajya nyisimbuka, nzajya nsenga nyine nzajya munesha. Ariko reka mbabwire bene data, reka tujye twirinda kuganira na Satani, ko Satani iyo muhaye umwanya mukaganira niho agufatisha. Na Eva ikibazo yahuye nacyo cyo kugira ngo ajye gukora icyaha, nuko yahaye umwanya Satani ngo baganire, ajye kumwumvisha uko abyumva n'undi uko abyumva. Kandi tukurikije uko Yesu Kristo yavuganye na Satani, ntago yigeze agira ibyo baganiraho. Wahitaga amubwira ngo mva inyuma, handitswe ngo. Ubundi nicyo twakabaye dutsindisha Satani, ntitumuhe umwanya w'ibiganiro byo kujya kumwereka twebwe icyo tuzi w'icyazi, kuko Satani azi buriya cyane, buriya kuturusha, kandi yabaye no mu ijuru rega arahazi kuturusha. Twebwe rero iyo dushatse kwigira nk'abantu bakomeye ngo nuko dufite Imana, kandi na Yesu Kristo atirigeze ashaka guhangana nawe, twe guhangana na Satani. Okay, reka mbahe ubuhamya bwanjye. Uwo mama rero dukorana, byatangiye ansaba ko ngiwe kumusura. Bwa mbere ngeze iwe nsanga afite bya bintu by'ibibuda by'ibintuza nyine bategura mu nzu binini rwose, ubona ko ari nk'ibintu aharajya imbere akaramya akagira gute. Icyo gihe ndavuga Mana umbabarira, ya hantu ntago nzahasubira. Ubwo ariko ubwo agakomeza ashaka gukomeza ntumira ngo ngiwe nkajya muhakanira ngiwe, kuko dutuye mu mijyi itandukanye. Agashaka kunyumvisha ko mu mujyi watuyemo harimo ikirori kiriyo, ati uzaze, nkamuhakanira. Kandi ibyo birori ashaka kunjyanamo nkabona n'ibirori nyine bitari umwana w'Imana adakwiye kujyamo. Ariko nkavuga ko ntago Uwiteka dusaba kwanga abantu bose nyine Imana yaremye tugomba kubakunda kandi tukabazana ku Uwiteka. Ariko icyo Uwiteka adusaba abantu kutafatanya nabo, no kudafatanya nabo mu bikorwa byabo bibi, muri ibyo bindi mu byo bashaka kudutumiramo, wakirinda kubijyamo, ariko ukamukunda ukamuzana ku Uwiteka niba ari bishoboka rwose akaba yahindukira. Ubwo rero mama ahora akajya ntumira nyine ngo njye mu mujyi wabo, mu mujyi nanga kujyamo. Nyuma ntumira mu kindi kirori ngo cyagomba kubera iwabo, sinakijyamo. Ariko uko ngeze ku kazi ukabona ninjye muntu yishimiye, ninjye muntu ashaka ko tuvugana, ninjye muntu mbese yiyegereza cyane, ntagira kubona ko hashobora kuba harimo ikibazo. Nyuma aza kuntumira ngo njye mu kirori cy'umuziki wari uzabe ngo saa 3 z'ijoro. Ngo ni DJ wagomba kuza kudija ibintu nk'ibyo. Ndabireba ndavuga nango ngiye ibyo nabijyamo, kuko ngiye hari ibintu byinshi namaze gusobanukirwa. Indirimbo z'isi burya
hari izitashobora kukujyana kuzimu, ariko uziririmba niba yaramaze haroho ye yaramaze gutanga ubuzima bwe kuzimu, ukajya kubyina izo ndirimbo, nuko nawe ufatanije nawe muri ibyo yakoze, muri ibyo yemera. Niba indirimbo ze yarazisohoye ari indirimbo ziramya satani, ukajya kuzibyina, nuvuga ngo nawe uri kwakira satani muri wowe. Rero hari ibintu ngewe ntajya njyamo, ariko nkabona uwo mama nibyo ari kuntumiramo. Ubwo uwo muziki ndabyanga. Nyuma ashaka kuntumira mu bindi ngo byitwa bya carnaval. Ibyo nabyo ni ibintu by'ukuri ushobora kuvuga uti ntacyo bitwaye, ariko urebye ukuntu bidegeza, bambara ibintu bidasobanutse, bakagira ibintu batwika, uhita ubona ko nabyo birimo nk'ibintu by'imyuka mibi. Ubwo rero nabwo ndamuhakanira. Nyuma rero yaje kugira gutya ansaba kuzaza mu mujyi noneho ntuyemo, kuko urumva ngiye uko yanshakaga ngo ngiyeyo namubwiraga azazi wanjye ntiyashaka kuhagera, ntiyashaka kuhakandagira, kandi wagashaka ngo ngewe ngeriwe. Ibyo bintu nabyo bigatuma nkomeza kubikemanga, nkibaza ukuntu umuntu ashaka kugira inshuti ariko buri munsi ashaka kugutumira ngo ugiwe, ariko wowe wamubwira ngo ngwini wanjye ukabona adashaka kuhagera. Ubwo rero nyuma aza kunsaba kugira ngo tuzajye, ariko ubwo ntirutse cyane, reka mbanze mbabwire wo gataho. Umunsi yantumiraga kuzajya muri icyo kirori cy'imiziki, nabaye nkutinze kumusubiza, nza kugira inzozi nzirose. Nabonaga ngo ngiye kwinjira mu kirori cy'imiziki, ariko nkimera nk'ugiye kwinjira igikuta cyita kigwa, mbese nanjye kirangwirana, nanjye nyine kinsubiza inyuma. We ngo arinjira, umuntu twari tujyanye mu muziki arinjira, amaze kwinjira ngewe ngo unsigaye inyuma, batangira kumbwira ngo bareba ahandi hantu banyuza ninjire. Aho hose bagiye gushaka kunyuza biranga nyine, ngo tugasanga hafunze si twakinjira. Mu kugaruka ngo mpita mbona agashakoshi kanjye, ibintu byari birimo byangiritse, urufunguzo rw'imodoka yanjye rwacitsemo kabiri, mbese mbona ibintu byose byandagaye aho ngaho. Ubwo icyo gihe nahise mbyuka mvuga nti iki ni ikimana nacyo inyeretse cyuko ngomba kumuhakanira, ntagomba kujyana nawe muri ibyo bintu by'imiziki. Ubwo icyo gihe numva nyine ndamuhakanira, numva ko nyine ubwo ndabitsinze muri make. Satani ibyo ari gushaka kunjyanamo byose ndi kumuhakanira, nta hantu ashobora kumfatisha. Ariko nkuko navuga ngo naje kugwa mu mutego. Ubwo rero rimwe aza kumvugisha, arambwira ngo azaza muri weekend, nyine hari ikirori cyari bube n'ubundi mu mujyi ntuyemo, avuga ko ashaka kuzakizamo. Ndavuga nta kibazo, kuko arimo ambwira ati nuzi umujyi wawe uzamfasha kuhagera, ngiye ibyo bintu ndabikunze. Ndavuga nawe nta kibazo, nzahakwereka, nzakujyana. Uwo munsi rero buri buke icyo kirori kiri bube agomba kuza. Ubusanzwe ngenda umuntu ubyuka buri joro ngasenga, kandi si ukuvuga ngo mbyuka kuko nibyukije. Nge nabwiye Uwiteka ko uzajya mbyutsa ngasenga, isaha rero yose ambyukije nabyuka ngasenga. Ariko uwo munsi naricuye nk'ugomba gusenga, numva umutwe uraremereye, numva umubiri uraremereye, numva kweguka mu buriri biranze, birancanga, numva mfite ibitotsi ntigeze ngira n'ikindi gihe. Kandi uwo munsi nta siporo nari nakoze, nta kintu nari nakoze, ariko numva meze nk'umuntu unaniwe kujya gusenga, birananira. Nsengera mu buriri, ibintu bitigeze bimbaho, nsengera aho ngaho mine, ariko bya bindi usenga nyine bya nyirarureshwa by'utunota 2-3. Ubwo mba ndongeye ndaryamye, nkimara kuryama nkitangira gusa nk'usinziriye, numva umuntu abaye kunkira igitamo mbavu kugira ngo ambyutse. Byo bwanjye metavuga nta niba marayika kandi barongeye, kuko menyereye ko nyine nibo bambyutsa, nibo tugirana nyine ibihe. Ubwo nkibivuga gutyo uwo wambyutsaga nyine ubwo nawe barabiritse, ndaryama. Mu gitondo nicuye, numva nabwo nicuye meze nk'ufite ibitotsi, mu by'ukuri wagira ngo sinigeze nsinzira habe namba. Ubwo rero nibwo uwo mama yaje kumamagara, ahita ambwira ati ariko se atuye umunsi ko mbona ikirere kidasa neza, atubwa icyo kirori turi bukijyemo. Ubwo rero nanjye ntangiye kuvuga ko niba ndashaka kujya mu kirori kuri ngewe biroroshye, kuko n'ubundi ntago nimereye neza, ndi buryame. Ndamwa nta kibazo, nyine ubwo icyo kirori ntitukijyemo. Ariko ahita ambwira ngo none rero ngo tugende nyine mu wundi mujyi. Hari umujyi yakundaga kujya ambwira, yashakaga ko tuzajyamo, ni umujyi nyine wegeranye na Espagne. Ni umujyi abantu bakunze kujyamo bagiye kugura ngo ibintu nyine aho hantu ibintu byabo biba bihendutse cyane. Yajyaga arambwira tuzajyayo tugure produits zo mu nzu, zo gukoropa, zo kumesa imyenda, produits zose nyine zikoreshwa mu nzu. Ubwo rero byari yaratangiye kujya bimbwira mbere nkumva mpamva nyine rimwe tuzajyayo nyine nkumva nta kibazo kirimo. Ubwo rero amaze kumbwira ngo icyo kirori ntituri bukijyemo, ahita ambwira ati reka tugende nyine tujye muri uwo mujyi. Ahita nambwira ko nyine tugomba gukoresha imodoka yanjye, kubwo kuri we yavugaga ko imodoka yanjye nyine ari imeze neza, kuko iye nyine imeze nk'ishaje. Ndamubwira nta kibazo. Ubwo rero nibwo nahise mfata umwanya njya mu cyumba ndasenga,
mbwira Imana, ndavuga Mana ni ukuri nubwo uyu mwana wawe atagukunda atakwemera ariko nawe ubwawe uramukunda kandi icyo ushaka nuko kugarukira. Tugiye kujya mu rugendo, urumva nsaba Imana nyine turinde mu rugendo tugiye kujyamo ibane natwe. Nuko ubwo rero turagiye, ubwo mu kugenda nyine hari aho nagomba guhurira nawe, turamufata ndamufata turagenda. Turi mu nzira rero tugenda, twari tumaze aho hantu kuhagera byadusabaga isaha n'iminota nka 45. Twari tumaze kugenda nk'isaha tubura iminota 45 mu muhanda. Ku bantu batuye mu mahanga barabizi, iyo uri muri highway muri autoroute uba ugenda mu 130, uba mbese uba wiruka muri vitesse 130. Ubwo ugiye kumva uko twari turi mu muhanda, ngiye kumva numva ikintu kirakubise ngo uko cyagakubise mpita nshyira imodoka ku ruhande. Turebye munsi y'imodoka tubona habayeho nyine hari amavuta arimo arameneka. Ubwo nyine ndamubwira se dukora iki, ibintu bimeze bite? Abarambwira ati nge nta kintu nzi ku modoka, nta kintu mbona, nta kintu nakubwira, nta kintu namenya twakora, nta kintu nzi. Noneho ngewe rero ndamubwira rero ikigaragara cyo ntago twakomeza kugenda imodoka yangiritse ifite ikibazo mu by'ukuri tudashobora kumenya icyo ari cyo. Reka duhamagare nyine wenda abadufasha, duhamagare nyine abadepaneri kuko abantu batubiraye baramenyereye ni guhamagara assurance ikiyokipa nyine ikajya muri icyo kibazo nyine ikagikemura. Ariko ubwo ntangiye kumubwira ati karagura urufunguzo, imodoka ndakaraga, tubona imodoka nyine iracyakora nk'ibisanzwe. Atangira kumbwira aya mavuta ngiye uko nyabona nagara amavuta aremereye, ntagara amavuta ya moteri mu by'ukuri, nubwo bigaragara ko hari ikibazo kibaye ariko sa amavuta ya moteri, ntago ari moteri niyigize imodoka. No ubwo atangira kumbwira ati rero ahubwo reka dukomeze tujye muri wa mujyi twari tugiyemo, kubera ko uwo mujyi uhendutse n'imodoka turayikoresherezayo kuko niho ibintu byose birahendutse. Ubwo rero ngewe turi mu muhanda tugenda n'imodoka itaragira ikibazo, nibwo nibutse ko we icyari kimujyanye muri uwo mujyi ahanini cyari ukugura itabi. Yashakaga itabi kuko n'umunywi w'itabi. Noneho ubwo muri uko kugenda numvaga umutima utangiye kunkomanga, nkumva ngiye gufatanya nawe mu gikorwa agiye gukora kandi ngiye ntashyigikiye, Uwiteka adashyigikiye. Numva umutima wanjye utangiye kundya, numva ntangiye kuberwa icyo gukora kuko turi mu rugendo, namaze gufata umwanya turi kugenda, numva biri kunshanga. Ubwo imodoka imaze kwangirika nibwo umutima nyine umwuka wera yongeye kunkomanga, ahita ambwira ngo ibuka icyo ashaka gushyira mu modoka yawe. Mpita mubwira nti oya, nta gahunda yo gukomeza imodoka yangiritse, ahubwo ngewe icyo numva twakora nuko twakata tukagaruka nyine twerekeza aho tuvuye, kugira ngo byibura n'imodoka nigera n'ikindi kibazo gikomeye igira icyo kibazo ariko turi mu nzira turi kugaruka, atari kugira ngo dukomeze twerekeze iyo tujya. Arangije abarambwira ati ngewe icyo mbona cyo iminota twaburaga yo kugera aho tugera niyo mike kurusha iyo gusubirayo, ahubwo twakomeza. We icyo ashaka nuko dukomeza tukagera aho tugomba kugera, twe kugaruka. Ariko birangira muhakaniye, ariko yatsimbaraye kuko imodoka uko nateraga intambwe nagiye imbere yongeraga akambwa ati parika turebe, yaterega nta kibazo ifite, biragaragara ifite nyine ibiri kumena, ariko hafi ni hariya kandi nyine igaraje zaho zirahendutse turayikoreshereza hariya. Ariko ngewe kuko nari namaze kumva icyo umwuka wera ari kumbwira, ndamuhakana ndamugane oya dukate dusubireyo. Ubwo rero mu gukata dusa nk'abasubirayo nyine dusa nk'abataha, imodoka noneho irangirika kurushaho, ntiyongera kuvuga ngo ive naho yari iri. Biba ngombwa noneho ko mpamagara assurance nyine irabyiyokipa imodoka bayijyana mu igaraje aho umbaga kujya. Mu by'ukuri ngiye kuvuga amafaranga igiciro, reka mvuga igiciro kuba ko harimo isomo mu by'ukuri nshaka kubwira abantu bose kugira ngo babashe gusobanukirwa. Imodoka igiye mu igaraje barambwira ngo ngomba kwishyura 2,000 by'amayero. Ubwo wabishyira mu Manyarwanda wenda nawe yakumva igiciro cyabyo 2,000 by'amayero. Ubwo kugira ngo dusubire aho twari twaturutse iwacu byawe ngombwa ko batwohereza taxi voiture nyine turataha. Ariko isomo nshaka gushyira mwaho ngaho nshaka gusobanura n'ibindi byakurikiyeho nyuma nshaka kuvuga niki nuko iyo Satani akohereje mu kintu, iya ari kugutera ashaka ngo ukore ikibi ntago agarukiraho. Satani iyo ari kukwiruka inyuma abashaka ngo ujye mu cyaha, kandi nujya mu cyaha cya mbere ujye no mu cya kabiri, ukomeze mu cya gatatu, ukomeze mu cya kane. Impamvu mpavuga n'iki, niba kuko wumvishe ubuhamya bwanjye naguhaye, nuko uwo mama yarambwiye ati tugende. Tugeze aho ikibazo kibaye cy'imodoka, aho kugira ngo anamfashe mu kibazo akajya ntererana akambwira ngo ntago azi icyakorwa. Ariko namubwira rero dusubire inyuma tugende, aho akambwira dukomeze tugiye.
aho twagombaga kujya, kuko arashaka kugera ku cyo washaka, umugambi wa Satani ashaka ugerweho, kuko Satani rega ntabwo azaza nk'uko tuzi ngo ni esprit tutabona, ariko ya esprit tutabona ijya mu bantu, kuko abantu twese dufite aho turi connecte. Iyo utari connecte ku Mana uba uri connecte kuri Satani, nta wundi nyine wagukoresha. Niyo mpamvu rero tukwiye kwirinda mu by'ukuri abo dukorana nabo, abo tuvugana nabo, gufatanya nabo. Reka ngusobere muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere, haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngiye kugusomera nanone mu Bakorino, kangusomere mu Bakorino ba kabiri igice cyaho cya gatandatu ku murongo waho wa 14 haranditse ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Iyo uri gushaka gufatanya n'umuntu uri kujya gukora ibidakwiye, ni nkaho nawe uri kumushyigikira muri ibyo bibi agiye gukoramo. ubufatanije nawe, nubwo njye nibwiraga ngo agiye kujya kugura izo tabi, niwe ku giti cy'uri buzigure, niwe uri buzinywe, ariko kuba njyanye nawe nuko mushyigikiye mu byo agiye gukora, mu byo azabikoresha, kandi mbizi neza ko atari ibintu byiza, atari ibintu Imana yishimira. Mu Bakorinto nanone ba mbere igice cyaho cya 15 kanaho gusomere ku murongo waho wa 33 haranditse ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Aha rero naho bashaka kubwira umwana w'Imana wari wese, hari ukuntu twibwira, hari ushobora kuba yibwira nkuko nanjye nibwiraga, njye mba numva nyine n'abana n'uwari we wese uwizera Imana utizera Imana, nkavuga nti nzamuhindura, nzamuzana ku Mana. Ariko umva ababi uzanareba iyo ufashe urubuto rwangiritse ukarushyira mu mbuto nziza, rwa rundi rwangiritse rutuma za zindi nziza nazo zangirika. Bivuga ngo rero umwijima nujya kwiyegereza umuntu uri kujya mu bibi, umuntu utizera Yesu Kristo azakuyobya kuko hari ibiganiro muzagirana bidakwiye, hari ibyo azajya kubwira ushiduke nawe wagize ibyo uvuga bidakwiye, azakwigisha ingeso mbi, azakujyana muri ibyo byose nkuko nanjye nyine yari ari kunjyana muri ibyo byose. Mu by'ukuri umva yari yampize mu nshuro nyinshi arambura, ariko aho ngaho aba ariho abasha kumfatisha. Uwo mumama rero ubwo bivuze mu by'ukuri mvuze n'igiciro cy'icyo kibazo, nyine imodoka yagize nagombaga kwishyura amafaranga angana gutyo, ariko mu by'ukuri njye nageze aho ndavuga rero amafaranga ntago ari ikibazo ku Mana. Imana ifite byose, igomba kugikemura. Ariko nshimira n'Imana, nahise nshimira Imana, ndavuga Mana urakoze kubw'iki kibazo kibaye, kubera ko cyatumye ya connection yashaka kugirana nanjye, bwa bushuti buhambaye yashaka ko ngirana nawe, nzajya mpora ngendana nawe, azajya ahora mpamagara, ubwo bushuti buvaho. Hari igihe Imana igutabara ikabinyuza, mbese Satani wakaguhiga yego, kuko icyo kibazo nagize ni Satani wagiteje, ariko Imana yemera ko bitugeraho, kuko ibona ko inyuma yaho harimo ibisubizo, harimo kuturokora. Nkurikije ku nkuru ya Meshaki, Shadraki na Abednego, urumva bahatirizwaga kuramya ikigirwamana. Uwiteka arabirebaga, ibyo byose ni Satani wabijyagamo, niwe wabikoraga. Nibaramye Satani, ariko barabyanga, ariko ibyo byose Imana yarabirebaga. Nyuma byaje kugenda bite? Bajugunywe mu muriro, ariko kurinda bagera mu muriro Uwiteka abana nabo muri wa muriro. Bivuga ngo rero hari igihe Satani aguhiga, Imana ikabiri kubireba, ikemera ko bikubaho, ariko ifite igisubizo igiye kubikuramo kandi cy'ingenzi ku buzima bw'umwana wayo. Njyewe iyo accident narayirebye, niba ari accident, niba ari pane yabaye, narayirebye mbona ko havuyemo igisubizo gikomeye. Uwiteka ndinzi ikintu gikomeye, kuko byari bigoye kuvuga ngo uwo muntu dukorana nzamwikuraho gute, dukorana umunsi kundi duhura, kandi nzamwereka ko ntakeneye kuba inshuti nawe mu buhe buryo, kandi nta kibi kindi yangiriye. Ariko kuva uwo munsi nahise mubwira nti ntago bishoboka, nta nzongera kujyana nawe, nta n'ikintu twakorana, kubera ko niba imodoka yanjye itarigeze igira ikibazo, umunsi ngushyizemo ikagira ikibazo, hari impamvu ifatika igaragara. Ubwo urumva nyine nawe arabyumva, agomba kubyumva, nta bundi buryo. Ubwo rero nyine Imana indindira muri icyo kintu gutyo. Mu by'ukuri nubwo byari kuvuga ngo ni icyo kwishyura amafaranga menshi, ariko nubwo nishyuye menshi,
havuye mwiki mu by'ukuri. Inge narebye rero inyungu zavuyemo, narebye depanse natanze cyangwa igihombo nagize, narebye inyungu kuruta igihombo. Ubwo rero mu by'ukuri uwo mama taxi nubwo yatuzanye yatugejeje ku modoka ye aho nawe yari yayisize, arangije araza angeze mu rugo. Atugeje mu rugo rero aricara gatoya, yicaye gatoya, yamaze igihe gito mu rugo iwanjye aragenda. Ariko kuva uwo munsi yakandagira mu nzu yanjye, narabyukaga bisanzwe nk'ibisanzwe, nijoro nkabyuka ngasenga, ariko nasubira mu buriri nkarota inzozi mbi, nkagira inzozi mbi zigaragaza nyine ko ari inzozi zivuye kuri Satani, zivuye ku myuka mibi. Noneho ntangira gucanganikirwa, ntangira kwibaza ese ko ndi kubyuka nkanasenga, ko nzi ko nta cyaha nakoze, ikibazo kiri hehe? Byambayeho iminsi 3 nkiri kwibaza ibyo ari byo biri kunyobera. Nibwo nagira ubuntu, nagiye kuri telefone njya kureba ubuhamya, kuko nkunda kureba ubuhamya bw'abantu nyine bakiriye Yesu, bahindukiye. Mita nsanga hari umwana uri kuvuga uburyo ki hari amadayimoni yigeze kugera mu nzu iwe, noneho ababyeyi bakasengera inzu ye kugira ngo birukane ya madayimoni mu nzu. Nibwo rero nahise nsobanukirwa ko kuba wa mama yageze mu nzu iwanjye yanzaniye nyine utudayimoni yari afite muri we, nyine twampigaga n'ubundi yatunze igihe aho ngaho ari two turi kuntesha umutwe. Ubwo rero mpita nanjye mpaguruka nkurikije ibyo nayo mbonye nyine uwo nguwo avuga uburyo byakozwemo, nanjye ndahaguruka ndatokesha, nirukana Satani, mpera mu cyumba cya mbere, mu cya kabiri, mbese inzu yose ndazenguruka ndi kwirukana Satani, mwirukana mu nzu. Uwo munsi sinongera kugira za nzozi mbi. Ari naho nshaka kubwira abantu bamwe na bamwe bajya bagira inzozi bakibaza ngo izi nzozi zavuye hehe. Mu by'ukuri nujya ugira inzozi ukumva ni inzozi mbi, ukumva ni inzozi ubyutse wirukana Satani mu izina rya Yesu Kristo, ukumva ubyutse ufite ubwoba, izo nzozi zose ziba zivuye kuri Satani, ziba zivuye ku mwijima. Nubyuka ukumva inzozi wagize ni inzozi wibagiwe, izo nzozi ziba zivuye ku mwijima. Iyo inzozi zivuye kuri Yesu Kristo, iyo inzozi zawe zivuye mu ijuru, ni inzozi ziba zisobanutse, ni inzozi mbese na utibagirwa, ni ikintu utibagirwa kandi kiba gisobanutse, kiba gifite umurongo. Naho ngaho ubwo mu by'ukuri nuko icyo kintu cyangendekeye ku buryo byose bituma mbasha no gusobanukirwa ngo ni gute noneho igihe cyose natewe n'umwijima nzajya mwirukana mu nzu iwanjye. Kuko na nyuma yaho gato maze kwirukana ayo madayimoni, nyuma y'iminsi ngahe nabwo nongeye kureba hari akavideo narebye, mu by'ukuri kaje ku mavideo nkunda kureba, ngira ngo nako nyine ni témoignage, numvaga ari ubuhamya bw'umuntu wenda ushobora kuba ari kuvuga ku by'Imana, ariko mu by'ukuri ntiyavugaga mu by'Imana, yavugaga ukuntu basohoka, ari umuntu usohoka nyine mu mubiri agasigara yibona ari esprit. Ariko ibyo bintu n'abantu benshi bakunze kubikora bikuzimo, kuko Uwiteka yaje no kubinsobanura nyuma. Hari ukuntu nigeze kureba indi video nabwo undi nawe ari kuvuga ukuntu yasohokaga mu mubiri, ariko yavuga ukuntu yakoraga Satani asohoka mu mubiri. Icyo gihe numva ijisho ryanjye ribaye gutya, mbese numva ijwi rimbwira ngo tega amatwi nyine, tega amaso, humuka wumva icyo ari kuvuga, birakureba. Icyo gihe nyine nkomeza kumva ubwo buhamya, numva avuga uburyo ki aribo basohoka mu mubiri bagateza n'abana b'Imana amaksida. Mpita numva ko ariho Uwiteka ashika ngo numve ko ikibazo nagize, pani nagize y'imodoka mu by'ukuri yari iturutse kuri Satani. Ubwo rero iyo video nayo iyo video yindi nayo nyireba, ariko itarahamyaga nyine iby'Imana, ariko isobanura uwo muntu n'umuntu wavugaga iby'ukuntu yavuye mu mubiri agasigara ari spirit, ariko we ari ubukorera Satani, kuko abenshi bakunze kubivuga bashaka kugira ngo bazane abantu kuri Satani. Icyo gihe iyo video nayo nyireba, iryo joro narose inzozi mbi, ariko Satani ashaka ko nzibagirwa. Buriya hari ukuntu urota inzozi mbi, Satani agashaka no kuzisiba mu bwonko bwawe kugira ngo utagira ibihe byo kuzisengera, kugira ngo utaza kwibuka ibyo warose ibyo ari byo ngo bisengere bikurweho. Mwene data, uko ubyutse rero reka ngusabe ngo ujye unasenga, niba utanibuka ko hari icyo warose, niba utazi ko hari n'icyo warose, ujye ubyuka uvuga uti niba hari inzozi narose mbi zose ndazirukana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo byibura ibyo bintu bikurweho. Kuko nabashije kumenya imigambi myinshi Satana uburyo agenda anyuramo kugira ngo avangire abantu, kandi iyo urumva warose ibyo bintu ntubikuzeho, akabisiba mu bwonko bwawe kugira ngo utabimenya ko yabikurotesheje cyangwa byabayeho in the spirit, ntubikuraho, kandi urumva biba bikomeje kuba umuryango ukinguye, noneho n'andi madayimoni akabonaho yinjirira.
inshuti mwe data, reka rero ngushimire we twabanye, nubwo inkuru yabaye ndende munyihanganire, ariko n'ubuhamya nagira ngo n'ukuri buri wese mbusobanure neza kugira ngo umuntu wese asobanukirwe. Kandi ikintu nshaka kuvuga aho ngaho n'ukuri, wikwifatanya n'abatizera. Niba umuntu ashaka kujya mu kabari, wijyana nawe ngo nuko muri bwicarane ngo umwe ngo agafanta ngo we nawe ngo inzoga, akori ibidakorwa ubireba uri aho ngaho, ku Mana uba uri kumushyigikira mu bibi, kandi nyine Imana ibizabikubaza. Wigira ikintu na gito ufatanyamo n'umuntu utizera, ahubwo icyo twebwe icyo dukwiriye gukora ni ukubwira abo bantu kugarukira Imana, ariko tudafatanije nabo mu bibi, mu byo bari kushaka kujyamo. Niba bashaka kubijyamo babijyemo bonyine. Rero reka ngushimire mwene data twabanye, kandi umva kora share uhe n'abandi uwari we wese. Rega icyo tubereho ni ukugira inama n'undi wari wese. Njyewe nzajya mpora mbabwira ubuhamya bwanjye, mbabwira inkuru zanjye, kugira ngo n'undi utaragera muri icyo kibazo, utarahura nacyo, atazigera ahura nacyo. Rero reka ngushimire, kandi ukuri Imana iguha, ndakwinginga ukore subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.